Ntunegeze kujya kubwiriza ahantu paruwase Imasaka kuri ADPR yakiri paruwase. Ndahabona. Nagiye kubwirizayo mu cyumba cy'amasengesho cyabaga kuwa mbere. Jya nkunda kubwira abantu ngo hari ibintu Imana ikora ariko yarengereye. Ikarengera ikava mu mbago zacu kuko ntabiriyo. Ikarengera igafata mu kw'abandi. Ikadukatira mu kw'abandi. Aho nyine ibigutabaye habura gati. Leta igira iyerekwa. Ngo leta igira iyerekwa. Gute koko? Pe leta ubushize narabivuze. Negeze kubivuga nubwo ntabyinjiyemo. Naravuze ngo dufite umuraba turi guterwa n'abapasteri. Dufite umuraba. Turwanya urugamba turi guterwa n'abashumba badushumze. Badushumbye. Batwigishije igice. Batuyoboye. Hari umuvandimwe wabivuze. Yavuze ngo nimba mu nkuge imbwa yaricaranaga n'ipusi. Inzoka ikicarana n'ingwe. Hari amasega yiyambitse uruhu rw'intama. Arangije ntiyaca ku marembo ngo asome amatangazo agiye ngo abantu bari mu nkuge cyangwa bagiye mu nkuge, ahubwo aca mu madirishya mu makostara. Imana itugire neza. Aca amakostara aho atari buze gusoma itegeko na rimwe. Urumva baraza bagera mu nkuge. Ndumwe mu bantu bizera badashidikanya ko mu nkuge harimo abandi bantu baje bakagera mu nkuge batari bemerewe kugeramo. Batarasomye itangazo rivuga ko mu nkuge bataryana, ahubwo baciye mu madirishya. Umuntu uri mu idini rizi ninde ni umuntu nubwo ataba yarabatijwe ariko ufite amafaranga. Umuntu ufite amafaranga nubwo yaba atarabatijwe mu isi y'umwuka, nubwo ijuru ryaba ritamuzi, idini riramumenya. Mpamvu iki idini rimumenya nuko abayobozi benshi, Imana ize kuza kumfasha ibintu abantu babyumve. Abayobozi benshi batuyoboye, bayoboye itorero, bayoboye idini, abayobozi benshi dufite ntabwo bigeze banyura ku marembo ngo basome itangazo, ahubwo bagiye baca amadirishya. Aba bantu bari mu nkuge ariko ntabwo bigeze basoma amategeko. N'ikintu natangiye mvuga ngo leta yacu ni leta ifite iyerekwa. Imwe mu mpamvu ikomeye Imana yegetseho ishaka kubanza gukoropa. Hanyuma yo gukoropa se zafungurwa. Nyuma izi zafunguka narazivuze kandi narazisobanuye. Nimara gukoropa izongera igaruke. Nta kintu kiraba. Imana ifite umweyo wayo. Kavuga ngo nduwiteka nje gukubu. Nimwicare nimutuze, Imana nibwo igiye yaza mu kazi. Jo bundi ntumvishe itangazo. Tangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza kugubwa neza aho uherereye hose. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoreye. Dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo ikugarukeho nawe ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva kuri mikoro ndi Ngoboka Miriam Theo, naho uwo mukubona kuri kamera ni umutumirwa si ubwa mbere, ariko birashoboka ko hari uwaba mubonye ari bwo bwa mbere. Niyo mpamvu tugiye kumusaba kugira ngo atangire yibwira abadukurikiye. Yego murakoze. Nk'ibisanzwe ni Steven w'umwana mwiza. Nitwa Nsengiyumva Steven, ndi umwana mwiza nkuko nsanzwe mbibabwira. Nejejwe no kongera kubana namwe kuri izi kamera. Yesu abahereza umugisha mu izina rya Yesu. Ariko Steve, hari umuntu wari wabikubwira ko uri umwana mwiza? Barabimbwira cyane. Barabimbwira cyane kabisa. Ahanini se baba bashingiye kuki? Abashingiye ko bambona imyitwarire, uko tubanye nyine ndi umwana mwiza. Kandi ngo nanjye mbyigezeho rega. Nanjye byizeho ko ndi umwana mwiza. N'icyo kimenyetso watwereka kikugaragariza ko uri umwana mwiza? Muzabyibonera ko turi kumwera. Reka. Muzabyibonera ko ndi umwana mwiza. Okay, hanyuma se muri no minsi umeze ute? Ndashima Yesu. Uri mu mahoro? Ndamahoro. Nje na Yesu turacyari umwe. Duherukana ufite ubuhanuzi bukakaye. Ariko nanone bukakaye kubanze kumvira Imana. Ubundi abantu bari kumwe n'Imana nta kintu giteye ubwoba gihari. Ku bantu bari kumwe n'Imana, kuko Imana ishoboye byose, ishobora kuturwanira intambara, yaba izo mu mubiri duhura nazo n'izo mu mwuka. Rero ku bantu bari kumwe n'Imana nta bwoba. Biba byoroshye. Yego. Reka twinjire mu kiganiro uturagize Imana. Yego, reka dusenge.
kugira ngo Imana ihamwe natwe mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu, Mana nziza, Mana y'inyembaraga, Mana y'inyamaboko, ndagushimiye ku bw'aka kanya wongeye kuduhereza, izina ryawe nirihimbazwe. Sabiye umugisha buri muntu wese ukurikiranye iki kiganiro, nagirirwe neza nijuru, ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri we, kandi byamurwanyaga ubirwanye, uhagurukire kurwana intambara z'uyu muntu uduteza amatwi ukurikiranye iki kiganiro. Mwuka wera w'Imana abe ku buzima bwe, kandi amuhe gusobanukirwa iby'ubwuru bw'ijuru. Urakoze kuko mva gusenga, n'udushyigikire, dushyigikirwe nawe mu izina rya Yesu, amen. Yego, umwana mwiza, ubwo njye niko ndaza kujya nguhamagara. ni umwana mwiza nk'ibisanzwe. Muri ino minsi ni irihe jambo riri kugufasha Steve? Ndi gufashwa muri iyi minsi n'ijambo ryanditse mu butumwa bwe mu rwandiko rwa Yohana, rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Ariko utarajya, reka tumaze duhere ku ndirimbo, haragiye kuko byanga bikunze. Nge rero ngobo, nimba hari ikintu cyanyihishe ni ukuririmba. Reka nimba hari ikintu cyanyihishe, nimba hari ikintu ntazi, ahubwo ntunga ibiganza uvuge ngo Yesu abiguhe. Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Imana ibime. Nimba hari ibintu nkunda ariko bikaba byaranyihisha, ni ukuririmba. Uzi kuntu iyo ndi kukumva uri kuvuga, mba numva ufite ijwi ryiza ryabasha kuririmba neza. Imana yarambwiye ngo izabimpa. Negeze kuririmba umuntu umwe arankomeretsa, kuko sinakubwiye ko iwacu nyobora icyumba cy'amasengesho se. Nararirimbye nteye nzamuye indirimbo, umuntu twari turi kumwe arankomeretsa, mpita mvuga nti Imana, reka mbe mbirekeyeho. Rero kuririmba, hari n'umukobwa twageze kubipfa twakundanaga, ngiye kubwiriza iwabo ku rusengero, ndababwira ngo turirimbane indirimbo y'Ijana ivuga ngo niseguye amaboko yawe. Ngezeyo tuyiririmbye, nge nzamukira mu ijwi abandi batazamukiyemo. Ewana ntashya aranserereza bya hatari, numva ntabwo ari ibyanjye. Mba ndirimbye ariko si ibyanjye. Hari agakorasi kajya kamfasha kavuga ngo erega Imana yaratwimanye. Mani njyewe rero niyo ndi ku rusengero iwacu, ibintu iyo numvisha ari indirimbo imfashije ngibabwira mu magambo, akaba bayiririmba mu magambo nyine tu. Ubwo rero ni muri ubwo buryo naha ngaha ndabivuze. Wayiririmbye ko ndagufasha. Ngwaretsera nasebera imbere ya kamera zingana uko. Oya ntago uraseba kandi ndagufasha. Ariko nyine iyo ndirimbo hoya nsanzwe mbivuga amagambo, kandi iyo mbivuze amagambo n'ubundi ba nyirabyo barabyumva. Iyo ndirimbo rero iravuga ngo erega Imana yaratwimanye. Imana yaratwimanye. Nzazana umuhanzi hano tuyiririmbe. Yaratwimanye, Imana yaratwimanye. Wabimenye nibyo. Maboko y'ibiduhiga yaratwimanye. Hari igihe twahuye n'ibintu biduhiga, Imana iratwimana. Hari n'igihe twahuye n'ibintu biturusha amaboko, Imana iratwimana. Hari igihe twahuye, njyewe mfite imyaka mike, ariko twagiye duhura n'ibintu biduhiga, biturusha imbaraga, biturusha amaboko. Twareba tukabona, njyewe mfite channel yitwa Habura Gato. Ejo hari umuntu wampamagaye wabonye ikiganiro twakoze ku Isezerano TV, arangije arambaza ngo harya channel yawe yitwa Habura Gato. Ndavuga ngo niko yitwa. Arambaza ngo kubera iki se? Ndavuga ngo ni impamvu z'ubuhamya. Ni impamvu z'ubuhamya kugira ngo nitwe Habura Gato, ntabwo ari njye, ahubwo ni impamvu z'ubuhamya bwanjye. Ntaje gutanga, ahubwo nzatanga igihe cyabyo nikigera. Cyane ko hari nubwo nagiye ntanga gake. Noneho impamvu ry'iri zina Habura Gato nuko twagiye duhura n'ibintu tukabona turaseba. Habura gato ngo dusebe, tukabona Imana iradusebezuye. Hari nk'abantu bagiye bakora ubukwe, habura gato ngo bupfe, Imana ikitamurura. Hari nk'abantu bagiye babona akazi, habura gato ngo byange. Hari abantu bagiye bajya gukora examen, habura gato ngo byange, bagatsindira kuri habura gato pe. Twebwe Imana dutabaye ngo kugira ngo nambarire ikoti, haburaga gato ngo nsebe. Negeze gutanga ubuhamya, ngira ngo no kwisezerano ubuhamya buriho negeze kubutanga kera. Ntango ubuhamya bw'ukuntu negeze kujya kubwiriza ahantu paruwase Imasaka kuri ADPR yakiri paruwase. Ndahabona. Nagiye kubwirizayo mu cyumba cy'amasengesho cyabaga kuwa mbere, cyayoborwaga n'uwitwa Mitari. Ndahabona. Nagiyeyo ari ninjoro kuwa mbere, maze kuhagera nari nambaye ipantaro ngo yacitse inyuma. None mfite n'igipira kirekire kigera mu mavi, nambaraga. Ngezeyo
Imana umwuka w'Imana aramfata ndahanura pe Imana iranshyigikira ndahanura hari umumama wari waje mu modoka nziza itabonana ari ikimama kinini cy'igikira ubona ko cyatabawe n'Imana tuyikavuga sindi mu bumvuga izina amaze kwinjira Yesu aramumpishurira anyereka ko nubwo ameze gutyo yaje mu modoka itabona ndi kuvuga kuri rizina habura gato ubona ko ari umuntu Imana yatabaye umuntu wamureberaga mu mubiri yabonaga ari umuntu watabawe pe wagezeyo nje murebeye mu isi y'umwuka mbona nubwo uko tumubona mu mubiri si kameze mu mwuka yarapfuye yaratagangaye harabura gato Imana iramumpishurira ndangije ndamuhanurira Yesu aranshyigikira ndamuhanurira ariko icyo gihe zari muri za 2017 n'umunani gutyo nari nkiri muri bwa butayu bwo kwambura ubusa ndasimbuka hari ukuntu twahanuraga kera rero iyo utavugaga indimi nyinshi ngo nasimbuka abantu ntibamenyaga ko ariyo yavuze n'abahanuzi kugira ngo tubemeze twarasimbukaga ndasimbuka ngeze mu kirere ndongera ndagaruka umupira nari nambaye urazamuka kandi rero wahishaga inyuma ari wo wahishaga uwo mumama ahita abibona ko umupira nambaye uzamutse ahita abibona impamvu nambaye umupira muremure ariko ndamuhanurira ye akorwa ku mutima ararira nyine ubona ko ari umuntu ubishyikiriye arangije amaze hari abantu nyine abakire biragoye kurara mu rusengero ngo buke ndangije ahita agenda nkiri guhanura ariko ageze ku irembo akisohoka ageze ku marembo y'urusengero agisohoka abwira umudiyakoni arambwira ngo kereye agahungu kari guhanura nikarangiza guhanura ugahereze nimero zanjye kamvugisha rero nta telefone nagiraga ndangije guhanura negera uwo mudiyakoni ahita mfata arankurura arambwira ngo genda ngo ntuze ngo uyu mumama uze kumuvugisha ampaye nimero ze ndamubwira ngo nta telefone mfite aramumpamagarira aramuhereza aranyobora nyine ngo musangi wambwire ndi kuri habura gato ndangije bukeye mu gitondo njya kumureba ikabuga aranyobora nyine njya kumureba ikabuga ngezeyo n'urupangu rwiza rumeze neza ndakomanga ndinjira ngezeho nsanga aracyaryamye cyakora mpageze aranyemerera arabyuka amaze kubyuka ampa ibiryo urumva nari mfite ibibazo byinshi n'ubuhamya ntaje gutanga ariko ampereza ibiryo yabaje kungaburira umuceri n'ibishyimbo Imana izamuha umugisha nimba ari ibintu nkunda njye nkunda umuceri ntabwo ariho wenyine nanjye kugira ngo nkurye narawusengeye ubwo ngiye nirinze kuvuga ukuntu nawusengeye iminsi 3 ndi ku musozi noneho ndangije yinjira ahamagara umukobwa witwaga Claudine wamukoreraga arambwira ngo nzanira envelope amuzanira envelope ngo ashyiramo amapantaro abiri ashyiramo ipantaro ye n'ipantaro y'umugabo we kandi uwo mumama ukuntu yanganaga cyari ikimama kinini umva cyariye pe utakwicara muri iyi ntebe nicayemo urumva yari umumama munini pe reka mbabwize ukuri yari munini abantu tubana barabizi amaze kumpa amapantaro abiri iyo ni y'umugabo we ampereza n'amafaranga 500 arambwira ngo genda uyigabanyishe uzajya ubona imyenda wambara ugiye kuvugira Imana ngiye kuyigabanyisha ngeze ku mutayeri mbahaye ipantaro y'uwo mumama kuyigabanya birabananira baravuga nti wapi ntabwo twayigabanya ngo tuyishyire kuri tayi yawe ntizavamo nyine biranga icyakora y'umugabo we barayigabanya birakunda ariko iyi mifuka irabura urumva gufata umuntu munini ukafata umwenda we ukawugabanya kugira ngo umuntu ungana nkanjye mwambara ubu narabyibushye abantu niko bamaze iminsi bambwira pe iyi mifuka y'imbere irabura iy'inyuma irabura isigara ari ipantaro itagira ishusho ariko kuko nta yindi mfite uyambara ushima Imana nyambara nshima Imana nagiye no kubwiriza ahantu Karangazi abantu bahatuye barabizi muri ADPR mu giterane nambaye iyo pantaro tambira ko washimye Imana uri Karangazi oya Karangazi nagiye yo nihagazeho nk'umuvuga butumwa turutse i Kigali ariko bambonye babona nsa nk'umuntu utaturutse i Kigali urumva na amateka maremare ku buryo nageze ari kuwa gatandatu kuwa kane hari igiterane cy'iminsi cyari gutangira kuwa gatanu kuwa gatandatu kikarangira ku cyumweru iyo minsi rero ninjye muvuga butumwa mukuru waruriye kuwa gatanu mbwiriza nambaye cya gipantaro kuwa gatandatu mbwiriza nambaye cya gipantaro ku cyumweru nje umudiyakoni aranyegera arambwira ngo urabizi ko ari uyu munsi uri bubwirize ndamubwira ngo ndabizi arambwira ngo none suje wambaye ute urumva na amateka maremare
n'umukandara wa mbere nambaye nawambaye mwuhawe ni wa mudiyakoni kuko yarambwiye ngo tebeza ambwiye ngo tebeza ndebye mbona nta kintu mfite ndi buteberezeho watebeza wambaye umugozi ntabwo byavamo nyine tumubwira uko bimeze arangije arwana hangurira umukandara mpita ntebeza njye imbere y'abantu ariko Imana iranshyigikira nubwo narindi muri ubwo butabe rero narindi kuvuga ngo hari ukuntu Imana yagiye dutabara habura gato ngo dusebe habura gato ukabona Imana ibikoze njya nkunda kubwira abantu ngo hari ibintu Imana ikora ariko yarengereye ikarengera ikava mu mbago zacu kuko nta biriyo ikarengera igafata mu kw'abandi ikadukatira mu kw'abandi aho nyine ibigutabaye habura gato dushuhuje abantu bahariye habura gato ngo baburare habura gato ngo byanga bakabona Yesu bakabona umuntu arashuhuje hari umukobwa twagiraga muri groupe yakundaga kutubwira ngo ntukihebe saa 12:30 zitaragera abantu badukurikiye ntukihebe saa 12:30 zitaragera za nimugoroba nizigera dutegereza za mu gitondo niziteza mutegereza za nimugoroba nyine tu saa 12:30 zitaragera Imana izagutabara kamite nkuririmbira Yesu yantabaye haburaho gatoya simba nkiriho Satani yari yansabye bituma yazirakozwe bitugukwaha yari yatanzwe nuko ntihabura gato nyine tu yego Imana ishimwe yo yadutabaye habura gato kandi nukuri ibi bintu birakora nanjye nagiye mbona Imana habura gatoya hari ibintu yagiye ikora nanjye nuko bafunze insengero ariko ku itariki 18 ni 18 na 17 si ariko wa gatandatu no ku cyumweru ni hafi aho ngaho nimba atari 17 na 16 ni 18 z'uko kwezi turimo kwa 8 17 hari kuwa gatandatu 18 ku cyumweru ubwo ni iki cyumweru cyashize nari mfite igiterane ubwo mboneyeho no gushima Imana cy'iminsi 2 muri Methodiste ya ndahibagiwe ariko ubwo mwarimu aho nabibona arahita ndabura noneho hari hashize iminsi ni igiterane cyari kubuzemo abantu benshi mbizi neza ko cyari guhuriramo n'amaparuwasi arenga imwe ari ngiye muvuga butumwa mukuru gifite ngira ikibazo kuko babimbwiye nta koti mfite kandi nagombaga kujya kubwiriza nambaye ikoti ngira ikibazo ndavuga nti Imana nzajyayo nambaye irihe koti nyine tuntangira gutera imibare ndakase nzatira se nzakodesha se ntangira gutera imibare biranga ndi kuvuga kuri habura gato umunsi umwe muri iyo minsi njya kubwiriza ahantu hani Kanombe ngenda nambaye neza pe ku buryo utari gutekereza ko nta koti nsize mu rugo wambonaga ari guhita atekereza ko nsi mu rugo nsize ikoti ndagenda maze kuhagera mbwiriza ijambo rifite intego ivuga ngo imbaraga z'amasengesho ryanditse mu 16 by'ibyakozwe n'intumwa imbaraga z'amasengesho mvuga ku mbaraga z'amasengesho abantu barumirwa mvuga ukuntu umuntu ibintu bizananiye amafaranga ku masengesho byemera mvuga imbaraga z'amasengesho pe Imana iranshyigikira maze kubwiriza umushumba waharande baranyitegereza arambwira ngo n'ubwa mbere numvise umwana uvuga Imana nkumva nkozwe ku mutima arambwira ngo nkugure ikoti nshimiye Imana yanjyanye mu mujyi ubuje wambaye ikote nzabivuga umunsi naje naryambaye neza n'ipantaro yaryo n'akajire imbere na karuvati aka kantu ntukabona akantu nyine n'aka karuvati tu kubitamo karuvati n'aka kantu bijyanye umunsi naje rero nabyambaye bijyanye gutya nzakubwira nako ndi kubipanga reka ndeke guhita mbivuga Pastor Imana mu mugisha y'ubwiye nangurira ikoti mu mujyi rihenze cyane ndumirwa ndavuga nti Imana nyine ikote naryo naryambaye habura gatoto ntaryo mfite nta niryo ntekereza kugura n'amafaranga yaguze iryo koti ntabwo nare kuyafata ngo njye kuyagura ikoti nare kuyakemuza ibindi kuko namubwiye nti wayanyoherereje ariko kuko twahanye kurigura yambwiye ko ariyungura kwa gatanu bigeze gira gahunda zimubuza kuza ngo tujye kurigura anjyana yo kwa gatanu rero naramamage ndabwiye nti wayanyoherereje nkajya kuryigurira ntabwo nare kurigura ntabwo nare kurigura nuko nyine ewana nayabonye ayabara ndavuga ntayo nyagira mwana ntabwo nare kugura ikoti nare kugura irya 30 cyangwa 25 30 ntabwo rikibaho
sinzi sinari kureba irya senkani nta makuru mfite wenda ari guhera ku rya senkani nari kugura irya senkani asigaye nkakemuza utubazo kuko ni amafaranga arenze 1000 senkani ni menshi yenda kuba amasenkani 3 urumva atari menshi Imana izamuhereza umugisha mushumba nkusabiye umugisha w'Imana mu umugisha yego hanyuma nakuruguye twari tugiye kugera ku ijambo riri kugufasha muri no minsi ijambo riri kumfasha harya ntaryo navuze oya ninjye wakujya twahise turirimba ijambo rivuga ngo erega Imana yaraturengeye ubwo nyine mpitana nabyuriraho mvuga ukuntu Imana yagiye turengera kandi nyine Imana nishimwe yagiye turengera habura gato ngo byange rero muri iyi minsi ndi gufashwa n'ijambo ryanditse mu rwandiko rwa Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5:12 ni ijambo riri kumfasha numva riri kwaka muri ngewe urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo waho wa 12 reka dusome haravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite subiramo nuko havuze ndasubiramo kandi haravuga ngo ufite uwo mwana w'Imana ni ufite ubugingo naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite Imana iduhana umugisha iri jambo riri kumfasha nimba ari ikintu kiri kumfasha ndi gufashwa n'ijambo rivuga ngo kugira umwana w'Imana muri wowe kuko reka mbanza nanashimire leta buraro we leta igira iyerekwa ngo leta igira iyerekwa gute koko pe leta ubushize narabivuze negeze kubivuga nubwo ntabyinjiyemo naravuze ngo dufite umuraba turi guterwa n'abapasteri ntubyibuka nanjye narawubonaga dufite umuraba turwanya urugamba turi guterwa n'abashumba badushumbye badushumbye batwigishije igice batuyoboye hari umuvandimwe wabivuze yavuze ngo nimba mu nkuge imbwa yaricaranaga n'ipusi inzoka ikicarana n'ingwe ubundi Nowa Imana yegeze kubwira Nowa yaramubwiye ngo Nowa urebe mu nyamaswa zizira winjizemo 2 n'izitazira winjizemo 2 mu bantu nyine imutekerereza umubare w'abantu bari bujye mu nkuge n'ibintu bijya mu nkuge Nowa agira ikibazo kandi ngo nawe iki kibazo wakigira Nowa yagize iki kibazo aravuga ngo Mana kuri kumbwira ngo ninjize inyamaswa zizira mu nkuge nizigeramo zigatangira kuturira mu nkuge Imana ihereza Nowa igitabo kirimo amategeko iramubwira ngo iyi nyamaswa yose mbere yuko yinjira mu nkuge uyihereza iri tangazo rivuga ngo mu nkuge ntibaryana urumva iri tangazo uhagarare ku marembo inyamaswa ingwe niza ishaka kwinjira uyibwire ko mu nkuge bataryana inzoka niza uyibwire ko mu nkuge bataryana araho gukirira ataraho kuryanira nari mvuze ngo umuraba dufite mwinshi ntabwo ntinya kubivuga ahubwo turi kuwuterwa n'abashumba tuwutewe n'abashumba badushumbye tuwutewe n'abayobozi batuyoboye kuko nimba inzoka n'intare byaricaye mu nkuge bigaganirira mu nkuge ntibiryane tubizi ko mu buzima busanzwe izi nyamaswa ziryana bikicara mu nkuge ntibiryane Imana iturengera injangwe n'imbeba bikicara mu nkuge biri kumwe urumva umuraba dufite abantu bari mu nkuge cyangwa bahoze mu nkuge ariko batigeze banyura ku marembo ngo basome itangazo ariko nyereka nkubwire ntabwo mpamye yuko abantu bageze mu nkuge ahubwo bibwira ko bageze mu nkuge kandi bakiri inyuma y'inkuge kuko mu nkuge ntibaryana uwinjiyemo abafitanye amahoro n'uwo bari kumwe reka ngenda shaka kugira ngo ibintu tubanze tubishyire muri aha turebesha amaso yacu aha turi kureba kuko Bibiliya ivuze iki iravuze ngo igihe kirageze kugira ngo intama zose zongere zice munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara sibyo izi ntama zabara ni iziri mu nkuge urumva rero hari n'izindi hari amasega yiyambitse uruhu rw'intama arangije ntiyaca ku marembo ngo asome amatangazo agiye ngo abantu bari mu nkuge cyangwa bagiye mu nkuge ahubwo aca mu madirishya amakostara Imana itugire neza aca amakostara aho atari buze gusoma itegeko na rimwe
urumva baraza bagera mu nkuge. Ubu njyewe ndi umwe mu bantu bizera badashidikanya. Imana itugire neza. Ndi umwe mu bantu bizera badashidikanya ko mu nkuge harimo abandi bantu baje bakagera mu nkuge batari bemerewe kugeramo, batarasomye itangazo rivuga ko mu nkuge bataryana, ahubwo baciye mu madirishya, baciye mu makositara, baraje bisangamo. Navuze ku bantu bari mu idini rizi. Umuntu uri mu idini rizi ninde? Ni umuntu nubwo ataba yarabatijwe ariko ufite amafaranga. Umuntu ufite amafaranga nubwo yaba atarabatijwe mu isi y'umwuka, nubwo ijuru ryaba ritamuzi, idini riramumenya. Mpamvu iki idini rimumenya nuko abayobozi benshi, Imana ize kuza kumfasha ibintu abantu babyumve, abayobozi benshi batuyoboye, bayoboye itorero, bayoboye idini, abayobozi benshi dufite ntabwo bigeze banyura ku marembo ngo basome iri tangazo, ahubwo bagiye baca amadirishya, abandi baca amakositara, abandi baca inyuma, nyine baraza bisanga mu nkuge ariko batarigeze basoma amategeko agenga abantu baje mu nkuge. Rero niyo mpamvu ndi kuvuga ngo aba bantu bari mu nkuge ariko ntabwo bigeze basoma amategeko. N'ikintu natangiye mvuga ngo leta yacu ni leta ifite iyerekwa. Imwe mu mpamvu ikomeye, ikintu gikomeye yakoze, yaraturebereye twebwe abari bari mu nkuge, isanga hari ibisambo byatwinjiriye biri kugenda biturya buhoro buhoro. Kuko ibi bintu nta nubwo natinya kubivuga ndanguruye nshyize ijwi hejuru, ko twari turi kumwe n'ibisambo mu nkuge. Ejo nari mfite ikibazo, Imana ikimpera igisubizo. Nari mfite ikibazo ntekereza ko insengero zafunzwe, ngo bo ntabwo insengero zafunzwe. Shingiye heze? Imana yegetseho ishaka kubanza gukoropa. Yegetseho ishaka kubanza gukoropa, hanyuma yo gukoropa se zafungurwa. Nyuma izi zafunguka narazivuze kandi narazisobanuye. Nyuma yo gukoropa, nimara gukoropa, izongera igaruke, ikingura insengero imaze gukoropa. Ubu hari ibintu bitatu byatumye insengero zifunga. Yego. Cyambere nuko hari harimo umwanda, kandi abantu bakumva ko babahaba. Bibiliya yaravuze ngo ni Imana yera kandi izabana n'abera. Ntabwo bishoboka ngo uye mu rusengero rutera, rusa nabi. Imwe mu mpamvu nababwiye ngo impamvu insengero, nabanje kuvuga ngo insengero ntabwo zafunzwe. Bibiliya igaragaza iki? Igaragaza ko urusengero rwa mbere ari umutima w'umuntu. Yego. Yesu ni Imana yabivuze, iri kubibwira ni Yesaya. Iramubwira ngo Yesaya we, ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Iramubaza ngo muzanyubakira nzu ki? Aho nakwirwa ni hantu ki? Ariko hepfo iravuga ngo nubwo ntaho nakwirwa muri ayo mazu y'ibitabashwa muvuga, umutima w'umuntu nubwo yaba ari umukene, uciye bugufi, uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye, ndururuka nkatura muri wo, nkakwirwamo kandi nkawishimira. Urumva? Ubwo rero njyewe ni njye rusengero rukuru rw'Uwiteka. Kuko Kristo ari muri njyewe. Ariko reba, Kristo udakwirwa mu ijuru ntakwirwe mu isi, agakwirwa muri njyewe, urumva atari ibintu byo kwishimirwa. Icyo ni kimwe. Izi nzu turi kuvuga zifunzwe, aha twajyaga guteranira, urusengero rw'Uwiteka rwabaga aha ngaha hafunzwe kugira ngo hatunganywe, none nzahagaruke yamaze gutungana. Sinzi nimba byumvikana. Imana yegetseho kugira ngo ibanze ikorope, isohora ibisambo. Hari mwene data bivuze avuga ngo irondo ryivanze n'abajura. Imana ishaka gutandukanya irondo niri, abajura nabo. Kandi tugiye kubabona. Ko twatangiye no kubabona. Irondo niri, abajura nabo. Noneho rero umuntu uri mu irondo,
Imana izamurekera aho ngaho. Uwaje yambaye imyenda y'abanyerondo kandi ari umujura, ari igisambo, Imana izabatandukanya. Nirangije abajura ijugunye abakozi ba kampani bagume mu murimo. Nicyo kintu kibaye, kandi nyuma y'iki kintu Imana izongera ifata ijambo mu rugo rwayo. Imana iherutse kumbwira ngo mbwire abantu ngo uko leta iri kureba insengero zitujuje ibyangombwa ikazifunga, niko n'Imana igiye kuza ikanyura mu nsengero zayo ikareba izitujuje ibyangombwa ikazifunga. Kandi reka tureke no gutekereza ibintu byinshi. Njyewe narabivuze, ndongeye ndabivuze, insengero zose zafunzwe ntabwo ariko zizafungura. Ntabwo ariko byageze kuba 2010 ngira ngo ni 8 bagenda bafunga abahanuzi bakikarakasa ati rurafunzwe ariko ruraje rufunguke, rurafunzwe ariko ruraje rufunguke, kugeza n'uyu munsi. Rero ibi bintu bibaye, ibi bintu biri kuba, Imana irashaka kubanza gukora amasuku, kandi ntabwo irarangiza gukora. Oya, ntabwo irarangiza gukora amasuku. Iracyari mu kazi rero. Imana iracyari mu kazi ko gusukura. Ubuse ko ndeba imirabyo, ubwo ibyaba bije ko byaba ari inkuba, noneho twakwirwa he? Kureba imirabyo? Ko ndeba imirabyo idutitije. N'ubundi reka nkubwire, ibi bintu biri kuba, ibi muri kubona, ntacyo turabona, nta kintu abantu barabona. Oya, nta kintu turabona. Oya kandi kuko gahunda y'Imana, Imana ifite umweyo, iri gushaka kubanza kwegezayo, ishaka kubanza gukubura, kandi itarakubura, Imana itarakubura. Ubu abantu bafite ubwoba, nyine bagize ubwoba, abantu bagize ubwoba. Ariko twiterwa ubwoba n'ibi bibaye, kuko n'akantu gato, aka ni agatonyanga mu nyanja, nta kintu kiraba. Imana ifite umweyo wayo, kavuga ngo ndi Uwiteka nje gukubura. Ubwoba etat before l'instant, nta kintu kiraba. Imana itugire neza. Amen. Nta kintu kiraba, abantu bagize ubwoba. Ni muhame hamwe, ni mwicare, ni mutuze, Imana nibwo igiye yaza mu kazi. Ngiki gihe cyo gukora kw'Imana. Imana muyireke ikubure. Kuko nimba ari ikintu cyari kimaze gutera Imana siki, nimba ari ikintu Imana yarebaga ikibaza abantu bari gukina, ibyo barimo barabizi, bari mu biki, ni iki kintu cy'insengero zidafite icyo zimariye Imana. Rero reka Imana ikubure, kandi reka mbwira abanyarwanda iki kintu Imana iracyari gukubura. Jo bundi ntumvishe itangazo, numva n'ibintu, ariko leta iracyari, Imana iracyari gukubura. Imana iracyari gukubura, muyireke ikubure nyine, ni muyireke ikubure. Yego, iracyari gukubura. Imana iracyari gukubura. Okay, hanyuma ni iki tugiye kugira inama abadukurikiye kugira ngo tunagane no ku musozo we? Ikintu nshaka kugira ngo ngire inama abantu badukurikiye, ndabibabwira, si rimwe mbivuze, mpora mbivuga, ndongeye mbisubiramo. Ni muce bugufi Imana igaragare, ni muce bugufi haboneka Imana. None se ko ari mwebwe muri kuboneka, none se mwakunamye hakaboneka Imana? Ubu nimba hari ikintu nanjye ubwanjye hari igihe cyantera gasiki, kabona umuntu agaze hariya imbere tiningero, ukabona umuntu, narabibonye cyane kuko njyewe ndi umuyobozi kandi pe ndabikora, icyumba cyanjye kimeze neza. Kabona umuntu ahagaze hariya, tumuhaye kubwiriza, kuvuga Imana, ukamukubita ukavuga nti iyi saha yibyaza umusaruro, vugiramo Imana neza. Ukabona iminota 30 ayimaze yivuga, avuga yasengeye bagakira, avuga abo yakijije uburwo, nyine ukabona yimaze yivuga, kabona yimaze yivuga. Hari umukozi w'Imana ntari buvuga izina, yageze kuntumira ku rusengero rw'iwabo, ni ku rusengero rw'iwabo basenga kwa gatanu, bagira icyumba cy'amasengesho kwa gatanu. Arangije arantumira,
amaze kuntumira kuwa gatanu bigeze ahasanga ararwaye ntabwo ari uri buyoboye icyumba cy'amasengesho. Ampamagara kuwa kane ambwira ngo mbabarira ntuze mbashakira undi muvugabutumwa kuko ugira ibintu byinshi byo kuvuga, kandi umuyobozi bahaye kuyobora icyumba cy'amasengesho amara amasaha ari kwivuga ibigwi. Urumva, amara amasaha ari kwivuga ibigwi, ijambo ry'Imana rihereza iminota itarenze 30. Reba kugira ngo ntege mvano nge mu ntara bampa iminota 30 yo kuvuga mu Imana. Ibyo si byo nshaka kuvugaho. Umuntu wabanje yamaze umwanya wose ari kwivuga, si byo nshaka kuvuga. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ugasanga umuntu tumuhaye isaha kugira ngo ayivugemo Yesu, iyi saha afashe iminota 30 yo kwivuga, afashe indi 20 yo kuvuga iyo yavuye, nyine ugasanga iminota yose ayimaze ari kuri kwivuga. Ubu se ni iki cyavuze Imana ifitemo umusaruro? Rero ikintu ngiriyeho inama abanyarwanda, abantu badukurikiye, ni mureke Imana igaragare he kugaragara mwebwe. Yego. Nicyo ngicyo mbagiriyeho inama, mureke Imana igaragare. Ikintu nshaka kugira ngo ngireho inama abantu, ni muce bugufi Imana igaragarire muri mwebwe. Ni dupfukame tureke Imana igaragare, tugabanye kwishyira hejuru no kugaragaza abo turibo, ahubwo tugaragaza Imana itugejeje aha tugeze. Kuko njyewe nabivuze, nakunze no kubikomozaho cyane, navuze ngo impamvu ari njye habura gato nuko nyine njyewe ntacyo ndicyo, nta n'uwo ndiwe, ahubwo nagiye mbona Imana iza habura gato. Habura gato ngo byange Imana ikaza, habura gato ngo nsebe Imana ikaza, habura gato ngo ikimwaro kize Imana ikaza, habura gato ngo mburare Imana ikaza, habura gato ngo nsebe Imana ikaza. Rero nitureke kwigaragaza, kuko twebwe turi abantu toto. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo Imana iyo irambuye ikiganza ihaza kwifuza kw'abari mu isi yakibumba. Ubwo nawe urabyumva. Kandi ni Imana iri hejuru ya twese, ishatse yakandagira ntinabyiteho ikikomereza. Rero nitureke gufata, nitureke Imana igaragare muri twebwe, tureke kwisumbukuruza ngo dushake gusumba Imana. Reka nkubwire, mfite icyigisho Imana izamfashe impe n'umwanya nze mbivuge, ariko mfite icyifuzo kivuga ku bantu bavudutse barangiza bakarenga umusaraba, bakagera ku musaraba bakawurenga. Nimba hari ikintu kiba, Imana ntabwo ishaka ko turenga umusaraba. Ndashaka kugira ngo nsengere abanyarwanda, ndashaka gusengera abanyarwanda, ndashaka gusengera ubwoko bw'Imana, ndashaka gusengera abantu b'Imana. Imana ibakomeze. Tumenye ko nta gikuba gicitse, nubwo badufungiye, bakaba bafunze bari gufunga kugira ngo Imana ikore amasuku. Nimara gukora amasuku tuzongera dufungurirwe. Kabiri, ibi bintu ntabwo byakoma Imana mu nkokora ngo biyibuze gukora. Imana iracyakora. Imana ntangarije abanyarwanda, Imana iracyakora. Paulo yavuze ngo iki? Ndumva mfashijwe. Reka mvuga kangaka nindangiza nsoze. Paulo yavuze ijambo ryiza aryandikira ab'Ikorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 8, yabahaye ubuhamya. Yababwiye ngo bene data, ntabwo dushaka yuko mutamenya amakuba twahuriye nawe muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Umurongo wa 9 yavuze ngo twibwiraga ko duciye iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringira Imana izura bageze gute abapfuye. Ku murongo wa 10 yavuze ngo iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo, na n'uyu munsi iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Banyarwanda, inshuti z'umusaraba, inshuti z'Imana, iyaturokoye urupfu rukomeye kwa kundi, iracyari mu kazi ko kuturokora. Nta gikuba cyacitse, nta nka yacitse amabere. Imana iracyakomeje akazi ko kuturokora kandi izadutabara. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Ndashaka gusengera abanyarwanda. Ndumva mfite ishyaka, ndumva ndi mu mavuta, ndumva ndi mu muhamagaro wo gusengera abanyarwanda. Imana ibagire neza, Imana iturengere, Imana ihagarare ku bwoko bwabo, Imana idukomereze mu butayu turi gucamo, kuko abantu benshi bari mu butayu. Imana ikomereze mu butayu mu izina rya Yesu. Nshaka gusengera abanyarwanda nshiye bugufi kugira ngo Imana bari yigaragara,
Imana igaragare mu mitima yanyu, Imana ibakomereze mu buntu bwanyu, Imana yo mu gihugu cy'amahoro amaboko yayo magari akomeza abe kuri mwebwe mu izina rya Yesu. Reka nsengera abanyarwanda, Imana ibakomeze kandi Imana ibagirire neza. Buri muntu wese uteze amatwi, buri muntu wese uri kunyumva, ndenda kumusengera kugira ngo Imana yo mu gihugu cy'amasezerano, Imana ireba, Imana yitegereza, imugirire neza mu izina rya Yesu. Ineza y'Imana ibe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka ngusengere, reka ngusabire kugirwa neza, reka ngusabire gukomerezwa aho hantu, reka ngusabire gukomerezwa muri ubwo butayu urimo, reka ngusabire gukomerezwa aho hantu uhagaze, aho hantu Prestance Edome wa, aho hantu bisa nk'ibikugoye, aho hantu ubona ukabona nta nzira, nta cyerekezo, etaya bini for Eli. Imana ikugire neza kandi Imana yo mu gihugu cy'amasezerano igukomeze mu izina rya Yesu. Reka ngusengere kugira ngo imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Imana igukomeze kandi kwambika izindi imbaraga mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu, Mana nkuru, Mana yera, Mana yumva gusenga ko abantu bagusenga, Imana Prestance Enewayi Sans Edome, Imana yumva kandi talayi ebo sheta lastance, Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Uri Kristo, uri data wa twese mwiza. Nsabiye imbaraga uyu muntu udukurikiranye, nsabiye imbaraga uyu muvandimwe, nsabiye imbaraga uyu mushiki wanjye, nsabiye imbaraga uyu mugabo, nsabiye imbaraga uyu mumama, nsabiye imbaraga, nsabiye imbaraga, nsabiye imbaraga ubwoko bwawe, nsabiye imbaraga abahungu n'abakobwa bawe, nsabiye imbaraga abantu bawe, nibakomezwe n'imbaraga y'ijuru, nibakomezwe n'imbaraga y'Imana, Prestance Edome, nibakomezwe n'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Mbasabiye gukomerezwa amaboko, mbasabiye gukomerera muri ubu butayu, nubwo bigoye ariko bakomeze, kandi umwuka wera w'Imana akomeze yigaragaza, akomeze aganze ubuzima bwabo. Urakoze Yesu, urakoze kuko ujya wumva gusenga. Njyewe navuga byinshi ariko byose mbisabye wowe mu izina rya Yesu. Urakoze kubagire neza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.